nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Uzi ibintu ndi kuvuga ni urumva ari icyongereza, urumva ari igiswahili. Iyo nda igomba ivamo. Ntabwo byakunda se kubera iki kandi ari itegeko ngomba kuguhereza. Ntabwo kwica abantu, ntabwo byakunda. Ese kwica abantu n'abambere baba bapfuye ntabwo bagenzi bawe hari uziba bikora. Ntabwo rero ibyo ntabwo bikeneye, ntabwo uwo ngo si wowe si iki. Nyumva umwana ntabwo akeneye. Ntabwo akeneye uwo mwana. Ntabwo ndi bubihindure. Ntabwo umwana akeneye kubera ko nukomeza ibi ngibi ninjye uraba uri mu bibazo. Urukumva? Jese ntabwo ndaba ndi mu bibazo. Urakeka ko handa mukuyemo nta bibazo wagira. Njya numverega ngo bazikuramo bakora. Barakubeshya. Urumva ariko ntabwo uzi. Ntabwo nayo. Umva rero ukuntu bigiye kugenda. Ndahano ndagwiriza ibinini. Ibi binini ndabiguhereza urava hano bimuye. Mbabarira umfashe aka kazi nkagumana. Bambabarira udatukuje gutuma n'umutwunduke. Ntabwo ibyo binini byumva. Mbabarira. Fata bino binini niba udashaka kunyumva. Fata bino binini kuko ibi bintu ntabwo nabimwite binini. Ntabwo nkeneye izo mbabarira fata bino. Ikigo kimaze kudambira wakwitaye sinza gufata kunanya bijya bikorohera ntabwo biba byoroshye biba byanyuze kure ziranye Petron bamutereka se ugenda mutekera leta kago nge ntabwo nshanyire ngo gutaha gusa ndashaka gutaha nye burundu ukarukrasa kujya ku kigo shasi ndakimazira sizi hano ngiye nyine usumba nasigana nande Nisu wowe urabona kino kigo cyishimiye nishimiye nawe sinanakivamo nawe sinakora iki yego si kibi ni cyiza ariko nawe tsinzi shaka uburyo mpamvu ugikuremo utamanga ibazo ugiye ubundi se ngiye nshobora no kujya ku kigo kibi umeze ubundi yasitori wamubwira kumbwira iriya sitori rero hajya narengeze urugeze rwo kumbwira mu cya gihe ugeze ahandi muri kumanuka mukabona ahandi muri kuri esikariye muri kazi naho mutipe naramanutse ndamanuka nyine ubwa mbere ndabona ndabweka nijijishe wenda birarangira mbona abantu nubwo bari kwizuba ko bari kumbona gusa babona ni iki kibazo sister meze bite byiza meze bite ko nagushaka gase kandi nshaka kukubwira ko turaganira njyewe ufite umwanya se ndawufite ko se mfite uwawe kubera iki nshaka uko tuba turaganira bisanzwe tugende nawe uraza kubyumva mugihe tugende ni ukuganira n'uyu nguyu so ndabona ashaka gutwara nk'agahene ubwo ngubwo uranzura urabyanze ko tujya kuganira mbese urabona muri revimwe we revimwe mbese ukubona kandi si ukubona mujyanye ujyanye none se ari ikina nta kindi ni ukuganira nawe gusa tuganira ibiki nyine ko tuganira ibiki ibyo tuganira bibwirire hamwe tuganira ibiki uraza kubyumva turi kuruganira se kujya mbivuge niyo ari kumva ntabwo ari byo ndi si ujya ubona uri mwiza wapi kandi si ubona ufite n'imisatsi myiza ntabirenda ariko urajya tuganira uranze ushobora kugira icyizere uranze wanze kuza ngo tuganire nta nubwo ashaka kumenya uri kuntegeka agatanga uri gusaba uri gutegeka uri okay nabi nimba nta mwanya ufite uragiye ndagiye genda kora yaraje kundeba ngo yagushaka umva cyangwa n'undi muntu yarari kumbwira ntabwo mbizi ndetse ko yashaka ngo muganire tuganire icyo ariko wabona afite ibyo mwumva
kandi sabona ari mwiza yariyumva afite ikintu nyine ndagushaka mbiki ndagushaka tuganire ibiki ariko ubundi ugenda mukaganira nkaganira ibiki nawe wowe iyo ujyayo shana reka guseka so uri kuzangira ndafite amaguru akagenda njye nari nagiye kubona uhaguruka ukavuga ngo ngaho tugende turimo hanze mbega umuhungu azi ko nsigaye mbona buzuye agasuzuguro Saka igasuzuguro ndagusuzuguye. umva ariko uburyo mubwira ugahita nzamuka Ndaguzamukanya gute? bikuze ikintu kimwe gihari ndagusezeranya neza ko niwongera kugwa mu ikosa nk'iryo waguyemo ejo bundi nanakubwira ukanzamuka nakurwa umva nkubwire musi. Je ntabwo naje kuba umukozi wanyu. Nzajya nkora ibyo nshaka ntabwo muzajya muntegeka. Uzajya nayikase nkande. niba ushaka gukora ibyo ushaka sibyo Mbabarire. ufite guhitamo ukatuvamo mwana Ndabavamo sengehe amafaranga nyinyakura. Ngomba gukora icyo nshaka. Akazi kose ngakora neza. Abakobwa se mubona uko bushaka. Uraza umbwira ngo ikintu gisigaye mbabarira Umva mwana. ikintu Njye ntabwo gisigaye. mukunda. basi ko wisajije bimeze Nisaza. Nisaza ibyo n'ibiki utangiye kumbwira. Ngaho ngugire ibigireke nzajya nkora ikintu nshatse igihe nyishakiye mvugisha abo nshatse. ngaho uvuga nusoza umbwira Nasoje gavuga. usigaye ufite ikihe kibazo Ntacyo. Ndi muzima. usigaye wirirwana n'abahungu usigaye warasaze ibyo ukora byarakunaniye Yo! Ese undi kuki usigaye mfuhira shu? Nawe utangiye reka vuga urangize uraje ngo abahungu namaze. Abahungu sibyo ni ibiki? ejo bundi nakubonanye na Sigaye bingo ifu. nakubonanye na bingo Naba ndi kumwe nawe sibyo bikureba he? ese ko utamenya ibintu ukora mwana ibintu nkora ngaho rero. Bihure n'abahungu. Abahungu ugomba kubajyamo uko mbishatse. Uri kumfuhira se? Se gusigaye mfuhira bite? Kwe kinsigaye numva ko nakoze mu mahitamo mabi kuba narakwinjije muri Urankunda musi? Urankunda? Imana irarema. kumbwira ikintu cyatuma umuntu agukunda None kuki mbaza abahungu? yego uri kwica akazi kanjye mwana Akayi kazi se karapfa? Ntabwo mbakuzanira ku ngambwira uburyo wagufata na telefone ariko se mana yanjye. Mbavugana n'abahungu, simba mvugana na boss wacu. cyangwa boss nawe aragukurikirana sha Ankurikirana ase kuki uri gufuha bite byawe? Urankunda bivuge. Tobora mani, tobora ntacyo gutwara. urongera kuvuga ngo ndagukunda turaserera Tobora ndikubona ko nkunda mu maso yawe. Bivuge. Urankunda? Hehehe. Vuga. Tagera kwise urankunda. kanguye ibyo nagize Nagatanga impamvu z'umbwira ngo abahungu ujye bareka urankunda shu. So nkunda. Njye ntabwo byavamo njye nawe guko. ngaho acakire Ibaze. tukabanya amagambo sibyo Ibaze njye nawe musi. kora ibyo Kubera ko mubwiye uti ntabwo byavamo urarakaye. Nushaka upfe. Yehe. Message yaratambutse. Serious man. nizere ko nimugoroba uri bubaze Yego sad. sibyo Ndabazana. Ako sukamfuhira. yo sinzongera kubona n'abahungu sibyo Musinga nkunda. Fataje njya kubipublicita ahantu hose kumunda shu. meze biteze witwa ndeze uririmba neza se ubona ko uririmba neza nabikunze nyine. Ese ubundi uririmba ute? Uririmba neza. 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 Uri
cyane nshimishije pe ni ubwa mbere njyewe nabwiye ko ndirimba neza ubwa mbere umuntu akubwiye kuririmba neza ubundi nyine kuba ndi kuririmba ushaka uririmba neza byatari ahubwo ukomerezaho appreciate kabisa nze neza Ese ntabwo njya mbona nyine nawe udakunda kuvuga umeze nanjye nawe uri mushyashya nyine ugiye urebye niba bamfata nk'aho ndi umuntu mushyashya ariko ntabwo ndi mushyashya kabisa nawe umwaka ushize wari uri hano nari ndi hano ndongera ndagenda ndagaruka ese kubera iki bagufata nk'umuntu simbizi nzi ko mbona abantu yuzura nk'umuntu mushyashya umukara nawe se nawe byakubaho nako simbizi wasanga ari njye bibaho gusa mama njyewe mbona yituka nta muntu uba uri kumvisha gerageza tukiganira tugatera sitori nta kibazo urakoze kandi wasanga nawe uzi kuririmba oya urabikunda se basi ndabikunda ariko ntabwo mbizi basi njyewe bw'inyegera turirimbe kuko nta muntu nyine nzi hano muri kino kigo wakigisha nta n'undi wisanzuye kubera ndi mushyashya ntabwo n'abantu dukomeza gucirika cyaze numvisha unaririmba neza kabisa abantu bazagukunda biri kuri turi ari imana wenda basaba n'izakunda cyangwa sinzi ndumva numva ijwi no kuvura muri kansi nanjye nuko nanjye mba mfite irungu ko nyine birashira nyine ese nta bandi bakobwa b'abashuti baba muri kumwe wenda njye nta nshuti ngira muri iki kigo mwana nta nshuti ngira nyine n'izo mbonye biba biri aho nta umuntu ndagufata ngo mvuge ngo ni inshuti yanjye kuko mbona bose bameze kimwe umuntu akwiye kuba afite inshuti umuntu akwiye nyine kuba atari ariko njyewe nakubera inshuti tu inshuti nziza ubaye ubishaka kuko nkunze kuba nawe ufite time ihagije yo kuba reka nsoze tunaturate bari bagusize neza hari nanjye kabiri rwose kandi ibyo nari nzi nanjye wasanga nta na note mfite shanda kubona maze iminsi usa neza aho nabereye singo se shansi ugenda ibona ntabwo uri singo kuwa gatanu ninde nakubonanye nawe inde shabira mubabeshye baba bari kugutamo abana mutuntu utabi banyifatiye baba bari kugutamo wenda bizi buri wa gatanu nkubonana n'abasore batandukanye niyo mpamvu uri kunyibwisha ngo uri singo muba musimbura ngo ngenda ndabizi mfite amakuru ahari nabangumana n'umwe mani se ndabyumva ko uri singo ariko ufite buri wa gatanu hinduranya aba boyfriend sibyo nagara boyfriend mbabeshye boyfriend ufite weekly boyfriend kuwa mbere wowe uri kumwe nawe uri kumwe nawe kuwa kabiri ndakubeshye ubwo nibizi none se rumeze shange meze neza sibona simeze neza nta kibazo ufite nta kibazo ufite shanyine mana yanjye twese tukavugana se ndoruri shange nyine mba nibereye mu kigo usibye nese uzi se ko njye nakunda kwimurika mu kigo ukuntu mba nibereye classe nava classe nkajya dortoir inshuti zawe inshuti zawe nazo zimeze neza nta kibazo ni neza ubwo rero mubwenge gito maze iminsi mbona ibintu bitangaje muri iki kigo nawe uri kubibona njye sinzi ko ndi kubona ikigo njyewe n'amafite isitori ubundi reka denise ubundi ari denise sinzabona denise aho tumubonera ahita dutamo ibintu by'ubwenge uretse aho uza kumubonera denise isitori kiba gifite ahubwo nimba ndi bumusange dore nimba ndi bujye kumusoma muri kare denise aba afite isitori za dani undi niwe wanjye meze neza cyane meza meze neza umva mwihangane kuba mbarogoye umva dutemo umva sitori mfite noneho sitori mfite zirashyushye ziruta arizo mwamiri kuvuga tubwire gato bafite sitori mufata agate mwigire hene umva muri iki kigo hashobora kuba harimo umukobwa utwite
serious nukuri ko imama iki gashobora kuba ari mu mutwe gusa ubwo yabenda nta ikindi mutazi umukobwa utashobora kuba ari animateur amuteye bikubwira animateur amaze iminsi ipevera ibyana sinkubeshye kuki yereka mbwira ko cyane animateur ngiye ataranzana izo renge ngo urebe ibintu mwe bwabona animateur muri ubwo muratekereza ari nde yateye muratekereza kanuza kakakobwa kaniki niba ari niki njyewe mu nandi gukeka niwe muntu ukunda kuvuga animateur njyewe nandi gukeka wowe niki tashobora kuba ari wowe ntago ari njyewe ntago ari njyewe wenda yaba yabiduhisha reka byashoboka animateur ahubwo njye reka mbabwira umukobwa tugombe turare tumenye animateur njyewe anyimvuye hanze animateur yanyitumye ibinini yamamagaye arambwira ati wowe ngwino mubwira binini ndaza amaze kuza njye nagize ubwo njye njyawe n'iki ibinini bikuramo inda ibinini bikuramo inda nanjye arambwira utaretse kubeshya ibinini bikuramo inda bizuka nyine nikamubwira ukuntu byagenze kamubwira ukuntu byagenze nyine nta ibinini twakomeza style naje Petron aramamagaye umuntu harimo ntagize ubwoba naje njya ngo wenda n'ikintu kibi nakoze naje arambwira ati wahitse gusaba service Petron atsa service ati nta kibazo ariko nari ndi gutitira naje arambwira kuva ngo ngiye kukohereza hanze basugiye kunyiruka arambwira ati ngiye kukwirukana yarafite ubwoba yari afite ubwoba tume none ego animateur naje arambwira ngo ngiye kukohereza hanze ngende hara hirya muri pharmacy babwiye ndashaka ibinini bikuramo ariko disi mugoro ntabwo yarameze reka mbabwire mazimi reka mbabwire impamvu gukeka nikine mu mvuga na animateur cyane ni mubanze bimubwiye ni mugoro dushede njye ndi gukeka niki ejo bindi gafatanya telefone yawe gasubiza atayimo ubase ko yacyayimishije cyangwa se reka mbabwire cyangwa mu baby nuzi nde ntabwo yaba ari gihozo sawa ndi twanyuze baba rero akakubwa ni keza mba gihozo ntabwo yakiteza animateur ahubwo we na niki bashobora kuba ako reka mbabwire reka tureke no kubishinjanya reka tureke no kubishinjanya ngiye ndabwira si kwa gatanu uyu mugora ngiye ndarara mbabwiye umuntu ntabwo uri bunange kumenya amakuru ndarara ngiye mubabwiye umuntu ikinini bwo mvuye kukizana ntabwo ndakimushyira ninyimushyira ndamaze asubira iki kinini agishakira icyo ugiye kugihana natubimbwire nanjye ndakinira mana yanyumva ngiye ndarara mbabwiye umuntu yahite ayo makuru ngenda yashaka ahubwo mureke ngiye kwa ndi no kuyashaka kubera ntabwo munzi saho gatoya kabe nzi urabibaza nese urabibaza njyewe ninjira ufite amakuru ngira kariya kana ngo karaturusha amakuru we ngiye nakubwiye ndarara mumenye umuntu yateye njyewe mfite ikinini si cya mbere nta ninjye yakugihereza amatene ntugatse animate n'ubundi twabikanye amabanga nutambwira umuntu wateye ndabitera ubwoba ndabivuga ndavuga ko ari ikinini none ikinini nayo njye ugifite mpinyira nyerekana ko abantu batera bakina ubanza umubwire ngo mbere yuko umuhereza icyo kinini arabanza kwereka umukozi ugiye kugikoresha amumbwire natamunyereka kuko nibwo buryo twabona ayo makuru neza akamunyereka kuko ashobora kumubwira simumenye cyangwa agahimba n'ikizina ahimba ikizina se yagenda agapfa kugihereza umuntu gutyo gusa oya nyine yahimba ikizina akambwira ikizina cy'umuntu wenda oya tugende amukwereke ugiye no kukimuhereza ari wowe ukera uwo mukobwa namukera nagende njye nyine hanze niyo turajyana ntabwo mvuze ko ko nabivuze kandi azi ko twabikanye nari wowe uze kugenda ubimubwire agenda akwereke n'uwo mukobwa agiye kugihereza mani karaka baby mani kazi imibare mba mbona kakwemera na mukanya kansobanuriye zirancanga ubu dore nisohokewe na mwarimu mba namukaze mani karaka baby ubona kanyimera iteme jewe rero ziko ari ryari kutwigisha imibare mani urumva kajya cika kavuga izina ryawe muri kari kubasobanurira byihoreye ahubwo kamubwire mani kamubwire sibyo ubu ushaka kunamo imibare yaranze bro uriya mu baby niyo yaza yambaye icyo bikumva imibare nataye mu bigori byarananiye nkungu ticaramutse tubonye yes boss man akira kora meze bite Marius ntujye uhinduka mbese nawe imibare irakunaniye yonyine n'ikinyarwanda mu kiraswe abase buretse kandi uba wumva uzaba wa mbere yaboretse mbaye nikore ugiye kwikora se cyane ngufasha ko kavumo kawe ntabireze ugire vuba ndabizi ujye utira sinzi ibintu uba wariye mu kanya ntitumaze guhura karaka bibiri rugiye simbizi kabisa oya we fatirana umwana nubwo uri idage mu mibare rumva byarangira n'imibare uyimenya nawe soko mano kabubwo wowe ndiyari kuzaba ngerageza n'igifizike nubwo abamo informe byinshi ko ntabirenze manje zeka sura yumva kandi njya mbona uzana amabiri gace mbona uzana amabiri hafi urumva nawe urabizi ari boro zirimo zikomeye cyane oya ahubwo ni hafi byose mani byose wapa ahubwo habereka mu Queen se ibintu ushaka se
Queen uramushaka se wanandabura kandi wabikora Queen turi inshuti bya danje naho baby mba mbona niyanciyeho na Flomere yananiye mitanyikwa akiyagiye mitanyibagirwa nicyo kibazo kiba gihari ariko sha uri kunywa ibikobo uri mu biki wasohotse banza yaguyemo banza yaguyemo ako wowe mani mvuce nakora sibyo se umbwire Queen ni shaninga hariko abana biki garuka sha garuka hano garuka bite byawe ubundi bite byawe ni byiza izi sani sangapi abandi bari mu ishuri mwewe mwicaye hano muri mu muratera umutwe urakwishe no kunywa amazi zana gwino muzana vayo zana dore ibintu kiba kiyambika ahubwo ibintu nzayibabuza rya umutwe wanyicanga nzayibaza wowe uri kumdunguruka vayo sokayo vuba dore so ejo bundi mwarimu waheruka kundegera si cyane ni mate ntabwo ari cyane ariko kandi mwebwe nimutitonda abirukana kesi zanyu ndazibitse kenshi cyane izuba rimeze nabi umuntu yarwaye agomba no gufata akayaga mujye gukupa vuba ubyanga arahita asohoka icyo arwaye ikisi inzoka zamwishe amasaha 3 ari muri toilette najye kuzinga ibyo atahe ahase ni kwa mubabarira ahase ni kwa muganga aha ntabwo turi kwa muganga ya mujye gukupa kandi utabishaka nansanga muri biro umusinyire nuzi ndatunguza koko ya mugende mukupa oya ni mate ntabwo byakunda oya byakunda ariko ntabwo byakunda basi magacira ni mate babo kandi wowe umaje kunanirana wa muhungu yaso kunanirana sibyo magacira ni mate kupa nk'abandi cyangwa uzunsange muri biro yanjye ngaho mishati njye gukupa uraza kuyifata urangije gukupa ngende nabunuje se genda ubunuze nyine nese genda ukora ibyo ani Mateo ya tamenyera petit sani Mateo ntageze mu tamenyera akunda kuze nanjye tamenyera oya fasha ndagusinyisha nuzuta oya basi mbabarira ni Mateo genda uje kubikora mubana mu wa mbere n'agatuza ni Mateo mubana mu wa mbere se iki aha mwari mwicaye ni he ni mubana wo mu wa mbere byari ko ndarwaye naringiye kwiherera gato genda osh wagenda umeze urayisanga muri biro ubwire n'abagenzi bawe uyu musenzi w'ikirema azakibona mbajije basi mishati ngende nambaye n'amate oya nese ubwo biragenda So I can be okay. How cause it means to you when they say I can make you stay. So I can make you stay. So I can make you stay. Ndashaka impinduka ubuzima burarya umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya amarira arashoka ibitotsi simbibona nanjye umutima urababaye. Ndashaka impinduka